Nshuti bakunzi ba Kigali House turabasuje kandi tubahaye ikaze nanone ni umuhungu wanjye risugarutse uyu munsi ndi Kibagabaga ngiye kuhabereka inzu nziza cyane irimo kugurishwa ni inzu ifite ibyumba bitandatu dushe na toilette esheshatu ikaba ifite na rooftop ni inzu ihendutse cyane yubakishije amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru kandi ikomeye ni inzu iri muri quartier nziza cyane Kibagabaga hano ku Rwibutso ni inzu nziza cyane iri muri neighborhood nziza muraza kugenda mubibona reka nkomeze mbatembereze iyi nzu murebe uko imeze ntago ndi buze gutinda cyane ariko ndihuta hano hongeze ni kuri gate murabibona ko ari ndende cyane reka duse n'abahagarara muri no nguni tubereke neza inzu ni inzu iteye amarange y'umweru isa neza cyane ya konoshi urabona ko ari etage nziza yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel yacu wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona imari nyinshi twebwe nka Kigali House twarabyiyemeje kuzajya tuhababera kugira ngo tujye tubagezaho ibyiza byose biba bigurishwa muri uyu mujyi wa Kigali. Inzu yacu nuko nguko imeze murimo murayibona kari inzu nziza cyane kuri kamera ni inzu nziza kandi nini y'umuryango urumva ifite ibyumba bitandatu dushe na toilette esheshatu ni inzu nini. Iyi nzu yacu rero nkuko mubibona tugiye kwibatemberezamo ariko turahera hano kuri parking aho dusanga parking y'imodoka enye ziparitse neza ni parking yisanzuye nini ndagira ngo nze kwibereka mpagaze mu nguni zose ngira ngo ino side mwayibonye cameraman wanjye aranyemerera ze ahagarare no muri no nguni ya hano ayibereke neza murebe ukuntu ari inzu nziza rwose isa neza urabona ko ari inzu kuri kamera igaragara neza cyane kandi nakunze ukuntu ibyumba byayo bigiye bikase bigiye birimo amagariderobe ni inzu nziza iteguye neza cyane iri Kibagabaga hano hafi y'Urwibutso muri ya quartier mukunda mwese ni inzu nziza. Iyi nzu yacu kandi ifiteho n'akajaride keza cyane reka nako bakabanyerekere urabona yuko karimo no gukura n'akajaride gasa neza cyane aha ngira ngo mumwe murabona design yayo mukomeze mukore subscribe nkuko twabibabwiye mukomeze kubana tubereka ibintu byiza umunsi ku munsi twakomeje rero ubwo duhise tuva hano hanze ngira ngo mwahabonye turahita dukomereza hano kuri no side ya hano aho dusanga escalier nziza cyane zishashe urabona ko rwose zirambuye hanyuma hano hakaba hari terrasse ni terrasse nziza cyane hariho urugi rwiza rukinguka neza ngira ngo murarubona terrasse ni iyi ngiyi rero urabona ko ari terrasse nini yisanzuye rwose ngari ubwo ni terrasse ya salo ntabwo nza gutinda ndahita nkomeza mbinjize mu nzu yacu ndagerageza kujya nihutisha ariko murebe utuntu twose muri salo nahangaha aho dusanga salo nziza cyane ni salo nini guys urabona ko ari salo yisanzuye rwose twiberekeye muri size zose muri side zose urabona yuko ino salo ari nini cyane kandi yisanzuye irimo amatara meza cyane kugira ngo murayabona irimo urumuri rwiza ni salo imeze neza cyane kandi nakunze ukuntu iri very clean ni inzu ikorotye isa neza wagura ugahita wimukiramo in case ushaka kwimuka biririjanse byakunda kubera ko ni inzu iteguye ahantu hose ni inzu iteguye kandi isa neza ngira ngo nawe ijisho riraguha reka rero mve hano muri salo nkomeze mpite nkomereza hano kuri salle à manger nayo ni salle à manger rwose nini nta bikabyo birimo urabona yuko ari salle à manger yisanzuye ihagije ndebera iyi ni salle à manger yose nyirimo gutambagiramo ahindukize kamera abereke hano aho dusanga lavabo nziza cyane urabona yuko na karavabo keza ko muri salle à manger uko wakarabiramo hariho n'ikirahure cyiza cyane so tuvuye kuri no salle à manger turakomezanya duhite tuza hano mu gikoni wow mbega igikoni cyiza iki nicyo gikoni cy'inzu yacu igikoni cyiza cyane igikoni kirimo utubati duhagije guys niba ukeneye kugura inzu Kibagabaga ihendutse kandi nziza ikomeye iyi nzu ntigucike kubera ko ni inzu nziza cyane ni inzu yegereye amasupermarket ni inzu iri muri quartier nziza ngira ngo igikoni mwakibonye reka rero nkomeze n'abatindiye mbereke n'ibindi bice nkuko nabwiye ko ifite ibyumba bitandatu dushe na toilette esheshatu
ubwo ngiye guhera kuri kote yo hasi, reka twihuse dukomezanye mbereke icyumba cya mbere cy'iyi nzu, aricyo cy'iki ngiki ngiye kwinjiramo, ariko ndabanza kubereka dushe na tuwarete, reka bayibanyerekere aho dusanga dushe na tuwarete nziza cyane, urabona ko ari ibintu byiza rwose. Hanyuma rero tuvuye aho ngaho turahita tuza hano mu cyumba, reka nacyo bakibereke. Ni icyumba cyiza kinini cyisanzuye kirimo garderobe nini, ngira ngo murayibona. Ni ibintu bisa neza cyane, bigiye birimo garderobe ibyumba byose, kandi ni ibyumba binini byisanzuye. Hano hasi rero tuhafite icyumba kimwe, reka dukomeze no kuri kote yo hejuru tubereke ibindi byumba. Aha tuzamukanye kuri esikariye zacu cyangwa se stairs, twakomeje reka twihute tubereke n'ibindi byumba. Hari hasi tubonye icyumba kimwe, ndumva ndahera muri iki ngiki, reka mpere muri iki ngiki cyo hejuru. Icyumba cyiza rwose, ndebera ukuntu kingana. Ni icyumba kinini cyisanzuye, parafo nziza, garderobe nziza cyane, gifitemo kandi dushe na tuwarete, reka nayo bayibereke. Urabona ko ari inzu rwose isobanutse, ni inzu ihendutse, kandi nakomeje mbibabwira ko ihendutse. Ndaje ndababwira igiciro cyayo murumirwa. Ubu ni izo twabaga dufite Kibagabaga, ibiciro bigiye biri hejuru kandi raporo y'iyi ngiyi, ariko iyi ngiyi yo rwose igiciro cyayo kiri hasi ugereranyije n'izindi twari tumaze iminsi tubereka. Reka dukomeze. Hano tuhafite indi dushe na tuwarete y'iki cyumba, ariyo tugiye kubanza kubereka. Iyi ni bathroom y'iki cyumba, urabona ko ari bathroom nayo nziza isa neza. Reka dukomeze no mu cyumba kibereke, icyumba cyiza rwose. Urabona ko ari ibyumba bigiye bisa neza, bisobanutse, bifitemo parafo nziza, bifitemo amatara meza, mbese nta kintu wanenga ibi byumba byacu. Tuvuye hano muri iki cyumba, reka dukomereze no mu bindi byumba tubereke. Ubwo tumaze kubona ibyumba bitatu, reka rero dukomereze muri iki cyumba cya hano, aricyo cy'iki ngiki, reka nacyo tukinjiranemo. Nacyo ni icyumba cyiza kinini, kugira ngo mwagiye mubona ukuntu ibyumba bimeze. Ni ibyumba byiza binini byisanzuye rwose, bigaragara neza. Bajye babereka no hasi murebe size yacyo. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini, kandi kigiye kirimo garderobe nziza. Reka rero tubereke na dushe na tuwarete yacyo. Nakunze ukuntu iyi nzu igiye ifite ibikoresho byiza. Kuva dutangiye tuvuye kuri geti kugeza tugeze hano hose hagiye hariho ibikoresho byiza cyane ntagereranywa. Reka rero dukomeze tubereke na chambre principale. Ndabizi niyo mwiteze cyane iyo maze kubereka ibindi bice. Iki ni igice cy'ingenzi cyane. Reka dukomeze tubereke master bedroom. Turahera muri bathroom yayo. Ni bathroom ya master bedroom, ndebera ukuntu ingana, reba size. Urabona ko ari master, urabona ko rwose ari bathroom ya master bedroom nini yisanzuye. Hano dufiteho shower ebyiri, umugore n'umugabo, birumvikana aho bashobora kogera, umwe wese akaba afite shower ye. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane, kubera ko hari mu mwanya munini, kandi hose hagiye harimo ibirahure biporoteja amazi kugira ngo adasandara. Ngira ngo mumaze kuhabona. Reka mbereke na lavabo nziza dufite hano, urabona ko ari sawa cyane rwose. Ubwo rero ino bathroom tuyivuyeho, reka duhite dukomeza twihuse tuze no mu cyumba noneho nyirizina. Mbega icyumba cyiza, ni icyumba cy'umuryango kabisa. Reba ukuntu kingana. Iki ni icyumba gusa, mubonye ko dushe na tuwarete byo biri hariya, ariko urumva buri cyumba kigiye cyihariye. Ni self contained kuri bathroom, buri cyumba kigiye kirimo bathroom. Icyo kintu nagiye nkunda kurushaho. Ndebera parafo, urebe amatara arimo, urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi bisa neza. Kandi na size yacyo hano hasi, urabona yuko aho wasasa ugashyiramo uburiri ni hanini cyane, harisanzuye. Garderobe noneho ni nini cyane, ni igihugu. Hano hariho mira nziza cyane, urabona ko ari sawa cyane. Iyi nzu yacu rero irimo iragurishwa kuri $370,000 ziri negociable. Ni ukuvuga ngo harimo n'ibiganiro. Urumva ko ari inzu iri very affordable, nk'uko nabikubwiye, inzu ihendutse. $370,000, ibyumba bitandatu, dushe na tuwarete
esheshatu ariko hakaba hari indi tuwarete yo kuri rooftop hejuru. Ntabwo twagenda tutaberetse ino runo rubaraza. Ni akabaraza ka chambre principale, akabaraza keza cyane rwose kameze neza. Ahangaha ni kuri bariko ya chambre principale, urabona ko ari nini rwose, ahantu watera intebe ukaba urimo kurelagisa wiruhukira umeze neza cyane. Reka rero n'abatindiye bite tuzamukana mbereke kuri rooftop aho dusanga n'ikindi cyumba aricyo cya gatandatu. Iyi nzu yacu ariko ifitemo n'ibikoni bibiri nk'uko natangiye mbibabwira. Urabona yuko hano tugeze ni kuri rooftop, kuri side ya rooftop, ariko turahasanga itara ryiza cyane. Banze mbereka akantu ko kandi iri tara rimurikira stairs mu gihe urimo kuzamuka, ni amatara meza rwose agezweho. Hanyuma nanone hano tuhafite igikoni cyiza cyane, kugira ngo murabibona, ni igikoni kinini cyisanzuye. Ubwo ni igikoni cyo hejuru. Hasi twahabonye igikoni cyiza, na hano turongeye tuhabonye ikindi gikoni cyiza kandi nacyo kirimo utubati twinshi. Urabona ko rero kuri $370,000 ziri negotiable. Iyi nzu nta gihendo kirimo. Reka tureke gutinda muri iki gikoni kugira ngo mwakibonye, bite tuza hano aho dusanga ikindi cyumba cya gatandatu nk'uko nabibabwiye, ariko ushobora no kugikoresha nka salo, ariko si salo kubera ko kirimo dushe na toilette na garde-robe. Urumva ni icyumba. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini rwose cyisanzuye, nacyo kirimo parafo nziza, amatara meza, ni ibintu byiza kandi biteguye ku murongo. Kugira ngo twakomeje aho dusanga garde-robe nziza cyane, kugira ngo murayibona zose ni kimwe, ni garde-robe nziza kabisa. Hano rero tukagiramo na dushe na toilette y'iki cyumba. Urabona ko ari byiza cyane. Muntu udukurikira umunsi ku munsi, ukomeze ukore subscribe kugira ngo ibintu byiza nk'ibi ngibi bijye bikugeraho. Tuvuye muri iki cyumba turahita tuza noneho kuri ya rooftop nziza rwose, rooftop nini. Wow, rebera noneho, twababwiye ko twaberetse balcony ya chambre principale, ariko noneho tugeze kuri rooftop, hahandi ushobora gukorera ibirori, kuko ama event yose ushobora kuyakiriraho hano hantu. Ushobora nko kuhashyira nk'agakontwari, nicyo gitekerezo cyanjye, ku buryo mwazajya muza kwinezeza hano hejuru, mukaba mwiruhukiye mufite naho mufata icyo kunywa hatari kure. Hano rero iyi yose ni rooftop. Urabona yuko iyi nzu rwose yubakanye ubuhanga kandi iteguye neza. Mwibutsa ko yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu ikomeye, ni inzu nziza cyane iri muri quartier nziza hano Kibagabaga. Ifite ibyumba 6, dushe na toilette 7, ifitemo na rooftop, ikagira n'ibikoni 2. Urumva ko ari inzu nziza rero. Irimo iragurishwa kuri $370,000 zirimo n'ibiganiro. Urumva ko ari inzu ihendutse kandi nini y'umuryango. Muntu udukurikiranye izi saha ukaba ushaka kugura ino nzu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri iyo nomero yacu, tukugeze kuri iyi nzu. Nta kindi bisaba, nawe wihahire inzu nziza. Mukomeze mukore subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu Kigali House, n'izindi platforms dukoreraho Instagram, TikTok na Facebook, hose twitwa Kigali House. Ciao, mukomeze kugubwa neza.